iyo usebye erega iyo usebye ubwoko ugasebya itorero ugasebya igihugu icyo kintu ntibakimenya iyo ubaye intwaro uba intwaro y'umuryango ukaba intwaro y'igihugu ukaba intwaro y'itorero ukaba intwaro y'isi siko byari bimeze ariko nanone uyu mwana bayimbwa abimbwa y'umuryango akaba imbwa y'itorero akaba imbwa y'igihugu akaba imbwa y'isi ikibazo nta bantu bakuru bari kwitesha indangagaciro bageze mu myaka yo kwihesha indangagaciro yes none se reka tuvuge abenshi ni n'abashumba nyine reka tuvuge Subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Ya turabaramutsa aho muri muherere muri ibyo bihugu by'abagabo batukura Afrika yose aho ndabaramutsa cyane aho mwamuri muri Amerika bari muri Amerika Canada Australia aho bwije aho bukeye ndababwiye ngo yampu pole cyane ku bwoko bwanyu murenga aho mwamuri hose kubura intwari y'isi intwari y'igihugu intwari y'itorero intwari y'ubwoko ndabaramutsa cyane aho mwaba muri tukaba turi kumwe na mugenzi wanjye kutishimye niki ko akayuye sinke nango kutakeye niki kukayuye wabimenya nyine n'iby'isi to n'iby'isi wenda tutegereze iby'ijuru tuzagera ufite kuzoja mu ijuru Yesu wangize kuba muri umunawe Allah iyo ndirimbo ntuyizi nuko bayiririmba se hangize kuba umuvandimwe we nuko nje nagenze ikinyamurenge kuzoje muri materineri yo kwiga ikinyamurenge n'icyongereza cyarana okay turamukije n'abantu bari mu gihugu abo dusangiye uru rurimi abari muri Kongo abari muri Goma Gonda hose ni mu gihugu abari Rwanda abari Burundi mwese ndababwiye ngo pole kubwo kubura intwari twese hari dufitiye iki umumaro nubwo nyine mu gihugu abari mu gihugu nabo ndabaramutsa cyane mukomeze mukomere Yesu akomeze abane namwe yabahaye urizabaha n'undi kugira ngo urugendo rukomeze rugende neza cyane oya natwe dutanze pole kabisa ku byatubayeho turasa nkaho nyine ni nkaho ijuru nakubwira gute se twarababaye ariko nta kundi reka dukomeze abakiriho tubakomeze tuvuga ati intwari ntabwo ibyo yakoze ntabwo biza byibagirana intwari ihora yibukwa buri gihe kuko ibyo yakoze ni byinshi ngewe ubwanjye nta nishoboye gukora kandi ibyo yakoze kugira ngo yitange abashe kwitanga kugira ngo uriya muvandimwe wanjye cyangwa se uriya murumuna wanjye cyangwa se uriya mubyeyi cyangwa se uriya mupapa abeho ashobore kuba agomba kuba akiriho urumva yakoze ibintu ngewe ntaringa ashoboye gukora ariko kubwo ngewe icyo nshoboye gukora ni amasengesho ariko mu gihe iwe yari ashoboye gukora buri kimwe cyose niyo mpamvu ibikorwa byiwe bitagomba kwibagirana mu mitima yacu icyo gitekerezo waruvuze ni cyiza intwari nje nizera kudapfa kubera ko ibikorwa bye bihora bikora kubizeye Imana baravuga ngo ni ugusinzira kuko azazukira umuzuko w'abera atazongera kurasana amayi atazongera kubabara aho tuzobana n'Imana iteka ryose siko bimeze cyane intwari yacu twese tuyikomokaho turayibwiye ngo buriya icyo yasize amasomo hari ikintu kiba abenshi sidufatira amasomo kuco intwari yasize ikoze icyo yakoze yasize ikoze ni ukugira neza ukigendera cyane pe kubera ko yagize neza nta umuhemba agira neza ku bwoko bwose kugira ngo twese tuzisange hariya kandi tukaba dushima mbese yaje nk'icungu y'abanyamurenge nk'uko nyine
nawe Yesu yaje nk'incungu yabo yaremye rero nawe yari none yaje se nk'incungu yesu zigiye imyaka ishize n'ibihumbi bigera muri birenga 2 apfuye, ariko agakiza yadusigiye n'ubu karacyari niko kakiturimo ni nako intwari ibimeze, ikora igikorwa hano itazogera muri ibyo yaharaniye, ariko abandi batigeze babiharanira bazobe muri uwo mudendezo. ahubwo namenya andi makuru ngo ati ngo bafite igiterane cy'amasengesho kandi cyo kugomeza nyine kwibuka intwari yacu. Ndakeka ngo kizabera i Bukavu Igoma. Kizabera Igoma, ndagira ngo ni Bukavu bazahagera. Turashigikira abantu bazabona umwanya bakazahagera. Natwe aho tuzaba turi ni mu masengesho nk'uko nyine icyo giterane intego yacu ni ugusenga kugeza n'umunsi. Ndagira ngo tuzomwibuka kugeza duhamagawe, kubera ko intwari n'ubundi iyo igihugu kibohowe bakabona ubwigenge, intwari barayibuka, hari amatariki bayibukiraho. ahubwo naje gusanga abantu bakunda ubwoko bwacu, kandi yani abantu bakunda igihugu cyacu. Hari umubyeyi duturanye muri quartier, ibaze ko yari yasize umwana w'amezi 3 ngo agiye kurwana. Ukibaza uyu muntu yego pe twese dukeneye ko igihugu cyacu kibona amahoro, ariko ukibaza se uwo mwana agiye gusiga ngo ni inyota afite yo kugenda ngo aje kurwanira igihugu. Ni byiza ntitubyanze, ariko nanone wo kongera kandi ukagaruka inyuma ukavuga ati si umwana ndamusigira nde. Ariko kuba wenda yari yitanze abikuye ku mutima, kuko yumva igihugu ciwe kitagenda gutyo, ashaka ko igihugu cyacu kibona amahoro. Yumva ko agomba gusiga umwana, yumva ko umwana nta gaciro amuhaye, ahubwo ikintu kimurimo yahaye agaciro ni igihugu cyacu. Ubwo urumva uwo muntu ni intwarikazi cyane. Kandi tunashimira n'abakobwa, hari abakobwa nabo bagiye, turabashimiye, turabashigikiye. Icyo twabasabira no kugira ngo nabo babe muri bariya bandi, bakomere, bagira aho bagera. Tuzaba basapotinga, kubera ko umuntu wese ikintu yego turacumva ukagitekerezaho ugahitamo kugikora, siko bimeze. Turababwiye ngo kuraje, data wo mu ijuru azakomeza abayobore, kubera ko Imana ndabizi zabayobora. Intego n'abatekereza ibibi baza babigeraho, kanswe ibyiza muzabigeraho kandi cyane. None se tuvuge kuri aba bantu, hari umujyi umwe hari muri Amerika, sinkuvuga uwo muntu arahita bamumenya. Yagiye ngo kumwa, ngo nuko ngo intwari ngo ahamagawe ashike baramukubita, yaborewe mugani w'abarundi. Umuntu w'umugabo yoja gufata umumera ngo nuko intwari yagiye, ariko ni nkaho yari arwaye trauma, barahari bafite depression, bafite association hari muri Amerika. Imagine abagabo bakuze baruta ba data, umuntu w'umugabo ari kugwanya ise wa ubwoko, umuntu wagwaniye ubwoko we gusa ari hara muri mu kabare hara birabi, wari hariya muri za pizza gusa, ari kurya pizza agahita avuga ibyo atekereje. Bazavuga mbere yuko utekereza man, uvuga ikintu uzunguza ururimi karindwi, uzungu karagura ururimi karindwi. Kuba harageze abenshi bazi Hope Plateau bayibayemo, muri Kongo bayibayemo, nta mugabo urengeje imyaka 40 wabaye wagiye muri Amerika utarabaye muri Hope Plateau. Natwe twayibayemo turi abana, kanswe abo bantu. Akirengagiza ibikorwa by'intwari, nimba we yarahavuye, hari bene wabo, hari ba nyirasenge intwari yarinze cyane, bamayimayinti babagirira nabi. Ariko nk'uyo muntu koko yabivuze yabitekerejeho, cyangwa byabaga ku mutima wiwe, cyangwa yashakaga kugira ngo nyine icyo kintu kigereho. Ibyo nibyo yagaburiye imitekerereze ye.
ese koko uvuge ko wishimye ko yagiye, wowe uhari ni iki wakoze? wowe uhari usigaye ni iyihe message ufite wakoreye abantu b'ubwoko bw'Abanyamulenge? ngo uri hanze uri kwicara gusa mukajya kuri space zipfuye muri abantu bashaje, ariko se noneho ngo kuki ngo yarashwe ngo n'ibindi bihugu. none se kuki bene wacu aho kugira ngo tube umwe bashaka kugira ngo ntitube umwe, yani dutatane? ni kuki abantu bagiye bajya mu bihugu bitandukanye bagenda bikuramwo bwa bumwe nicyo bita ishyari, bikura bwa bumwe twari dufite? kubera iki? nicyo bita ishyari. nkubwira ngo umuntu iyo yagize ishyari niyo birete ya nyuma umuntu afata kugira ngo yitwe umurozi, kuko umunyeshyari. none se yaramutwaye iki? hari icyo yaramutwaye. none se kumva umuntu uri muri guserebura Amerika n'uri mu Minembwe si we wenyine, bakorana ari abagabo nka 50. nabonye liste ndumigwa n'ubundi bupeti bwa hano. ibaze ubumwe buri ubumwe n'imbaraga. Yesu nicyo ikintu Yesu yadusigiye muri iyi si n'ibintu bibiri gusa. yadusigiye ubumwe n'urukundo, ibindi byose biza bishingiye kuri iryo jambo. hari akantuze hari umupapa warimo wigisha abana biwe ko ari 3. urumva ko nta bumwe bari bafite. arangije azana inkoni 3. hari inkoni bazaga bita gute, ndagira ngo muri Kongo zari zihaba, izi zitaza zipfa guvunika. hari izo bitaga ngo n'intega ingubzo, sinzi uko bazitaga. so arazifata arazihambira aziheza umwe, aravuga ngo zivune. arazivuna ntizavunika. ahita arababwira ati izi nkoni mubona ni mwebwe, ubu ni ubumwe. kurabona ukuntu wagerageje kugira ngo uzivune ugashyiramo imbaraga biranga. ibyo nyine bishatse kuvuga ngo ubu ni bwo bumwe, mugire ubumwe mukundane. nanjye nshatse kuvuga ngo ubwoko bwacu kuba twari tubufite ubumwe kuva mbere na n'ubu tugomba kubugira. rero ntabwo twaza ngo tuje mu mahanga ngo ariyo aduhindura atume dutakaza agaciro kacu k'ubumwe. ntabwo ari byiza. icyo kintu waruvuze ni cyiza, kuko imico yacu ubumwe bwacu butawuhindura abanyamahanga, ahubwo abanyamahanga akaba ariho baduhindura. naho nsigara biterwa n'ubukorone wenda hari bagiyemo, simbizi, bakibagirwa bakumva yuko, mbese muri make navuga ko batekereje, babonye yuko kiriya gihugu cy'iwacu kitazafatwa, bakumva ko bagomba kuba mu mahanga bakitwara uko bashaka. ibyo byagaburiye imitekerereze ye. twizere bari muri Amerika, nta munsi umunyamerika azokwita umuzungu, azakwita impunzi, azakwita umunyafrika. umunyafrika uzitwa n'impunzi. nta munsi azokwita ngo umuzungu, nta munsi azokwita ngo uri umunyamerika w'umuzungu. nigeze kumva umugabo umwe avuga, noneho hari ukuntu wenda urugero usaba umuntu uri hanze amafaranga kamavuga ariko ngo abanyafrika namwe, kandi iyo siwe ko yiyibagije. ari umunsi yigeze aba umuzungu. vuga ngo yiyibagije ko ari umunyafrika, kuki yumva yuko yabaye se kera umuzungu, ugahita ubitekereza ukibaza se ibyo ni ibiki? ubundi intambwe ya nyuma yo gusubira inyuma ni ukwibagirwa iyo wavuye. cyane erego nushake ntukora ibikorwa uzoreke ntawe ubigusabye, ariko nanone uzifatira akanwa bizodufasha. njyewe ntakubeshye, wenda ruguru sinahavukiye, ariko ndabizi hari bimwe nzi byiza byabagayo. uracyafite kwiga. ndacyafite kwiga, ariko nanone ntabwo nubwo wenda navukiye mu kindi gihugu ntabwo byatuma nibagirwa igihugu cyanjye. uyu munsi tuvuge wavukiye mu Rwanda cyangwa i Burundi hehe, ariko nta munsi umunyarwanda azokwita umunyarwanda. oya azakwita umunyamurenge. ndi umunyamurenge. isuku byaraturuka muri gakondo ho plato, bazovuga ngo umwana w'umunyamurenge. nta munsi uzicarana hariya n'umuzungu ngo akubwira ngo wa muzungu azokwita impunzi yongereho y'umunyafurika.
agaciro umunsi Kongo izofatwa niho bazoguha agaciro kuri uri umuntu ufite iyo uturuka. Dufite nationality y'ubukongomani ko nukuri mbere yuko imipaka igabanwa twari muri Kongo, ababyeyi bacu basokuruza bari muri Kongo. So nataba proud yaho yavuye nta kibazo, ariko utamunsi umuzungu azomwita ngo azomutemera isambu ngo akira ngo wa muzungu mwene wacu ngo akira akagasambu kubake azokodesha kugeza amagabo mwijuru cyane. Nongeye icyo ndi kuvugira ni iki, nubwo wenda ashobora kuba ari muri ibyo bihugu nta kibazo, niyumve wenda ko azaba umuzungu cyangwa se azaba nyine mva nkubwire ni umunyafrika simzanze, ariko rero nta kibazo w'impunzi noneho nta kibazo, naha agaciro ubwoko bwacu, sibyo? Naha agaciro ubwoko bwacu, ikindi kandi areke gusebya ubwoko bwacu, areke kumva yuko iwe atari umunyamurenge, noneho aheza agaciro ubwoko bwacu kubera ko twe dukeneye agaciro. Ikindi kandi ntabwo wambwira ngo ugiye kunywa inzoga cyangwa se ugiye kwishimisha kugira ngo uze ubabaze imitima y'abandi, ahubwo wabikorera iyo ngiyo nyine, ubwo uba warapfuye, biba byararangiye. Ariko icyo tubasaba nibareke gukomeretsa nk'umusaza ufite imvi z'ubwanwa ushaje n'uruhara ngo aricaye, umugabo wabaye muri Kongo uzi Kongo ibibazo yagize kuva na kera. Ngebyo izo nkuru ntabwo nari nziza, ariko ndababaye. Abagabo nabagaye kandi yarigeze kwicara ku gatorero, agatorero yakicayeho si rimwe si kabiri, akakicaraho bakanakemura n'imanza zimwe na zimwe, ariko niwe uri guhindukira ngo ati ndishimye. Kuba yageze mu bihugu by'abari abagabo batukura ntawe utazogera. Ahubwo bamuhaye uburozi cyangwa se hari abantu bashaje bafite solution yabo, basigaye bakora space yabo ngo Kongo ngo ntabibazo ifite, ngo barimo kubeshya. N'ubu bwana buri aha ngaha nabwo byahise bingaragariza imikurire mikeya y'imitekerereze bafite. Ahubwo umva Tobia n'agashemu ntibabujije kumva ko inkike zizanga kubakwa, zarubatswe kandi bazirebesha n'amaso yabo atari ay'abandi. Icyo abawopoza mubawopoza nta kibazo pe, ariko mureke gukomerekeza. Iyo usebye usebye ubwoko, ugasebya itorero, ugasebya igihugu. Icyo kintu ntibakimenya. Iyo ubaye intwaro ubintwara y'umuryango, ukaba intwaro y'igihugu, ukaba intwaro y'itorero, ukaba intwaro y'isi. Siko byari bimeze. Ariko nanone uyu mwana bayimbwa, abimbwa y'umuryango, akabimbwa y'itorero, akabimbwa y'igihugu, akabimbwa y'isi. Ikibazo nta bantu bakuru bari kwitesha indangagaciro bageze mu myaka yo kwihesha indangagaciro. Yes, none se reka tuvuge nk'uwo abenshi ni n'abashumba nyine, reka tuvuge izo ntamuyoboye uri kuzijana. Reka tuvuge nk'uwo muntu watekereje akavuga gutyo, nta ribi nta kibazo, wenda iyo groupe yabo nta kibazo nibayigumana, ariko nanone icyo tubasaba ni ukugira ngo ibyo bavuga babimire, bareke kubisohora. Ese nk'umugabo wicara hano ari kumwe igikoma cy'imyumbati barimo kubyitaho ni uje pawo, akicara ngo ngo ndakagara. Iwabo hari nyirase ruguru, hari abana be, hari abishwa be, hari base wabo, hari ba nyirarume, ariko akicara ngo we ngo nta ntambara iri muri Kongo, ariko mu igikoma cy'imyumbati hano muri Kenya. Turababaye cyane. Ntafasha ntacu kontribuwa ngo je sinotanga umusanzu ngo ndaka wagaramye iri ako bizodufasha. Ari nyine ugaceceka. Umuntu iyo ubuze icyo uvuga uraceceka kugira ngo nibura udakomeretse imitima. Oya, atagira gutya basi ngo anyerere avuga ikidakwiriye. Siko sema niko, ariko nyine nta kundi, ubwo nyine wenda ariko nubwo wenda yanabivuze gutyo yarabyicaranye, yarabigiranye igihe n'ibimuri. Umuntu agaragaza imitekerereze, imikurire y'imitekerereze yiwe. Igihugu tuzogitaha bidatinze, ariko bwira ngo umwana wawe kuba mu gihugu bavuge ngo so niwe wagwanyaga ubwoko, umva icyo gisebo. Iso nubwo atagihari ntiyigeze abimfura.
uzi ahubwo biremeye amateka mabi mabi kuko umusozi w'iwanyu igihugu ejo umurenge ntafite abuzukuru afite abuzukuru sibyo ubwo afite abuzukuru kubera kuriya yavuze kuriya biriya yavuze ntabwo bizashira ni ukuvuga ngo abuzukuru n'abuzukuruza hari igihe nzakubitana n'umwuzukuru wiwe nibuke rya jambo sekuru yavuze nimba arico nari mfite kumufasha nama ngikata sibyo nibyo mpamvu rero ndi kuvuga ati yiremeye amateka mabi kandi iriya yari inyangamugayo ni kuki yambuye ubwo bunyangamugayo oya no mu gihugu ntabwo yari afite nakubwiye ngo ikintu gusa aba yahinduye gusa kirimo iyo yagiye ariko umutima aba ari ariko birababaje tubona umuntu nahinduka ngo twari tumuzi nk'imfura ngo none ngo rera jambo ni ryari rimutuyemo ahubwo ubufura ahubwo yari yabuze aho arivugira sibyo buri umugabo bazavuga mu mugabo yakosha ikosa ry'umugabo si ikosa ahubwo ni ugusubiramo je icyambabaje si uko bakora zira space zipfuye ahubwo icyambabaje nuko zisubirwamo barangiza ngo ntabashumba bamwe ngo bayoboye oya ibyo ntabwo ibyo ngibyo buri viri niko birivuga buri viri zipfukamira ntawe uzajanayo mugenzi wiwe gusa ikibazo dufite uko n'igihugu Bibiliya yemera igihugu uzi icyo bita igihugu uyu mugabo ubwiza ukuri y'imfura yahamagara bazomwandika mu binyamakuru mu bisekuruza bizaza n'igihe tutazoba tutagihariye generation yacu uwazoba kihavugwa nabo tuzaba bazaba bafite itariki bahora bamwibukiraho mu gihugu kubera ko igikorwa cy'ubutwari yakoze n'abana be bizobahesha umugisha ukomeye hari serivisi bazahabwa kubera umubyeyi ayo niyo mateka dushaka nicyo bita amateka nayo niyo mateka kubera ko ayo mateka ntazibagirana none se ba Moise uzi imyaka ishize bapfuye ariko baracyavuga cyane kubera igikorwa cy'ubutwari banze gusinya ko Kongo yogurishwa nuriya ari umudamu umwe umuntu umushosho yarimo avuga ati igihugu ca Kongo kirambabaje cyangwa se bari abantu b'ubwoko bw'abanyamurenge Imana yo mu ijuru ibaheze gukomeza kuko babuze intwari avuga ko Gisa Rwigema nawe yaritangiye ubwoko cyangwa yaritangiye igihugu aho yakigejeje niho bahise bagifatira ukumva bivuze ko n'iyi ntwari yacu aho yarageze niho natwe noneho tugiye guhita dufatira dukomeze igihugu gifatwe so twavuga ngo ni ukuri pe reka mbaho urugero tuza Patrick Lumumba yari minisitiri uzigi imyaka ishize apfuye nyinshi ariko we yari yaranze ko Kongo izokoronezwa abazungu akabirukana muri Kongo no mu nama akaza bibabwira muri Belgique arabibabwiye inshuro zimwe n'ubu bamwandika ari mu gitabo cy'amateka ya Kongo kubera igikorwa cy'ubutwari n'ubu bari mu kumugarura bari mu kubigarura nabonye benshi bamubipostinga ngo dore aho urusasu rwaguye nyine hari ukuntu bagiye bakubyandika nyine nk'abantu bazi amateka y'iri rero bene wacu mukomere mwihangane buriya muri iyi sugi humeka kubera ko isi turabashitse uzi ukora igikorwa gikwiriye ntunananirwa gukora uceceke kubera ko ivyo bintu birafasha twahoze tuvuga ururimi ni nyamantoya uvuga kantu kagakomeretsa imitima urabona iyi kamera ni ikintu cyiza cyo gutanga message ikomeza imitima ariko si ikintu cyiza cyo gutanga message ukomeretsa imitima mbonye yuko reka nanjye nongere kandi nkunganire ku bijyanye na kamera social media iyo wayikoresheje nabi kuzanira umuvumo wayikoreshe neza ikakuzanira umugisha bivuze yuko urumva ko social media yabaye nk'itangazo rihitatu reba nk'uyo muntu hari bamwe batamuzi uri kumva ariko yagiye kuri social media bivuze ko ino social media ntizigera yibagirana n'abana biwe abuzukuru we n'abuzukuruza biwe byose bazaza babisange kuri social media nkiretse wenda bazakora izindi gahunda wenda zivuga ko amagambo amwe yagiye avuga y'ubutwari azandikwa mu bitabo baza bavuga ngo
makanike yavuze ijambo iri ngiri ahubwo kandi ryahindura bari ubuzima kubivuga, bari Ya. kubivuga. ubu nyine ndavuga Ya. no mu bindi bihe Yes. tutazoba tutagihari bazavuga ngo intwari y'umurenge y'igihugu dore ya- ijambo dore yavuze. ijambo yasize avuze Riratwubatse, ryaguhindurira ubuzima Mm. niyo mpamvu rero muri iyi si kora icyiza nk'uko ari icyiza wanga ikibi nk'uko ikibi nta musaruro kigira Uko niko umusaruro gusa kigira ni urupfu Mm. n'ubundi n'abagambanira igihugu nta munsi umunyamoko azovuga ngo akwishimire ngo wamugiriye neza kandi waramufashije kumara ubwoko bwanyu bizarangiza n'ubundi akwice avuga ati Ego, "Uyu yes. wamaze ubwoko wibivuga bwabo." gutyo wibivuga gutyo ntibari mu kukwica mwarasangiye akabisi n'agahiye kandi mubana muri karitiye imwe ariko akaza ati meza amazi imwe ukayamuha akavuga ati ntabwo ngewe nari mfite wenda amata amwe ariko akaba ari uguhinduka aba ubwoko butabaritswe uzumukiriza abana bwaki akaba ari uwa mbere kukwica niyo mpamvu rero ubumwe bw'abanyamurenge tubukomeze ariko tutavuze ko wenda harimo na bamwe bagifite ubumuntu ndavuga bafite ubumwe 90% abanyamurenge turacyafite ubumwe hari ibigwari hari n'intwari ndavuga ubwo bumwe tubukomeze abakuru abato icyo ushoboye uzogikore ariko gifitiye umumaro ubwoko tugakora igikorwa cyo gusenya ubwoko buriya akanwa gakora ibyiza imana uzi ikintu yaturemeye gukora imirimo yayo gusa myiza gusa usibye ko abantu yatanze inzira zibiri inzira yo kugira neza cyangwa se yo kugira nabi kugira ngo usoze amasezerano rero iyo ugize nabi uva mu masezerano y'Imana dukomeze dufatanye ndavuze Opore aho mwari muri mwese ku isi hose turababaye cyane ku bwoko bw'abanyamurenge kumva ngo imfura y'isi intwari y'isi intwari y'igihugu intwari y'itorero intwari y'ubwoko muti tugifite muri ubu buzima cyo kora ndashima gusa ko amaraso yabaye igitambo cyo kugira ngo dushobora kuba wenda tumwibagiwe ntabwo tumwibagirwa tuzoshinga ubwibutso bwiwe tuzohora tumwibuka kuko nahoze mbivuga dutandukanye ku bw'umubiri ariko ku mutima turi kumwe tuzohora tukwibuka iminsi yacu y'ubuzima bwacu bwose twari kuri The Rich Official. Thank you so much. murakoze.